icyo ni icyambere nkubwiye papa, turi abanyarwanda, turi urubyiruko rwacu, uko turi twebwe turi urubyiruko rwacu, twebwe turi urubyiruko rw'u Rwanda. Nigga, we don't know you, we don't want you. It's like that. Icyaka isumaze kubyumva, kirazira kwikazi muri business zacu twatangiye. Utanahari, nigga, ikindi gikomeye kirushijeho. Papa, umujine yo muntu wa mbere wakoze ibintu bigize ibyaha byinshi mu Rwanda. First thing first, gute umuniga mbwira ngo yagiye kundogesha kwa mama Fini Bugande. Kuza kubushitinga hano, I have records. Ntabwo nshaka kujyana ibirego muri RIB n'ibindi bintu byose. I told you that I'm RIB. Akazi RIB ikora papa, maze imyaka 7 ngakora. Nkumira ibigoryi kuva Kenya trap yavuka. Yemerera nabi ibigoryi. Kugira ubyemere neza. Uwo muji namwirukanye Twitter, ndamugarukiye TikTok. None nje TikTok nta mu mutima mfite. Naki? Nta mu mutima. Nta byiguheza nta santima nta umva papa. It's like that. Kabisa nakubwiye ko yahunga namusanga ahantu yahungiye. Nahita nkora papa nakora kaba data. He don't know that. He just play. Indirimbo wakoze indirimbo ya mbere. Yes. Uramutwika. Ukora indirimbo ya kabiri. Uramutwika. Ntabwo urahaga. Ntabwo urahaga kumutwika, urumva utaramutwitse bihagije. Kandi ari ikigorya kibona namaze gusohora indirimbo abantu batangiye kumubwira ngo wabonye umwicanyi ukuntu yabigenje agatangira kuvuga bullshit. Ikintu gikomeye cyane kirengejeho mu kanya yarari kuvuga ngo ni inshuti ya Bush, ngo Bush yaranyihakanye niyo kibazo kiwe. Ako kaniga nakagoryi bro, nago kazi icyo bita Kenya trap rero cyari cyo. Nta nubwo mwari muzi impamvu Bush ajya propingamo hano. He on the mission nigga. No fucking way. He on the mission like for. Yeah. Bush ariko Bro, this is our game. We have kids from this shit, nigga. Pussy. You play with me? ko numvishe nabyumvisha rero baravuga ati ngo Bushari ntabwo akiri inshuti yawe. Ko ndibuka umunsi wa mbere ngiye mura namwe ngo ari kumwe na Bushari. Wana ego ngewe na Bushari twari turi kumwe muri Institut Français Kimihurura. Nta numwe hatumiye. You can pull up in Rwanda and my friends here and my biggest. Ariko that pussiest nigga mufata nka AI. If it's I'm fighting with a robot, bring that robot. Shit. Uwo mujina kana gato byatari. Ikintu kindi kirengezeho sinakubwiye ko yambwiye ko yandogesheje. Fact jewe ngo na Davis D twahombye ngo yagiye kundogesha kwa mama Fina. Ntabwo bumfata. Naraguhereje sinigeze ngutangamo ikirego kuko bagufata nk'irobo. Uri umushyushya rugamba aho. Nushaka uzaba umushyushya rugamba ujye utuvugira ko tumeze neza twabigerageje. Papa niwongera kuvuga na rimwe ibibazo by'urubyiruko rw'igihugu cyanjye n'umwana wanjye n'ababosi banjye ukagerageza ugasenya ingo za era yanjye ukabibona ukabigira ubucuruzi ukabyungukiramo ukabicelebratingiramo. I'ma kill you for that. Set me down everyone in the shot. Aki yuvuze kill ubumenyesha iki? Healing. Guhanagura. Kill. Killing. I'ma kill you. I'ma shoot you. Kill you. Papa ndakwica. Damn nigga. Shut up, I can say you.
Uvuga ngo discipline, ngo mugire gutya, ngo mwongere gutya. Uzi ikintu gikomeye cyane kurusha ibindi? Trap yitwa ikinyarwanda n'ikinyabupfura. Niyo twakwica ikinyabupfura, twaba tugiye kwica ikindi kigoryi cyatagiye kuzana ubucucu. Uravuze Kinya Trap imenyesha ikinyarwanda n'ikinyabupfura. Dumba Bano Trap, reka twibande kuri Kinya. Kinya Dumba Kinyarwanda. Yo wait, Leopard gato. nari Ngo iyo mwishi ikinyabupfura muba mugiye kwica iki? Aba hari undi muntu ugiye kuhapfira. Leopard urimo uravuga iki? Leopard urimo uravuga iki? ameze neza Grafere. Meze neza. Ewa ndasuhuza Betray Muheto, ndamukunda bya danje. Urumva Leopard tumenye ko Godfather ari inshuti yawe, abaye inshuti yawe ahangaho urahakorera amakosa. njye nta muntu wanzanye imihanda tunge mvuga uko mbyumva, kuba muri inshuti yanjye ntabwo ibyo ngibyo biri mataringa kuri njye, nta munyangire ngira. Gusa nanone hari ibintu nkuko Godfather hari ibintu yavuga sinumve, ni nkuko na Betray hari ibyo yavuga sinumve, kandi mfite uburenganzira bwo kubimubaza tu. Njye nekereza ko Betray nyine atari muri career imwe na Godfather, ku buryo nyine hari ahantu bahanganira, niko mbitekereza. Okay, ku giti cyanjye, ariko ku giti cyanjye niko mbitekereza ko I'm an artist, nkora poet before I was rapper. Nta muntu n'umwe ntinya, nta n'ikintu ntinya, ku buryo nyine navuga nyine ngo kugaragaza opinion yanjye nyine ngo biratera ikibazo. Rero mu hotel ntabwo turi kukumva. Njye mfite ikibazo nyine nshaka kukwibariza Big Brother Muheto. Tumenyereye ko muri culture y'aba rapper cyangwa se abantu nyine bakora artist batavuga nyine tu, batavuga menshi tu, batavuga, ubwo nyine ugenda ukajya muri studio cyangwa se bimeze gute agasubiza umuntu nyine mu buryo bwe, kuko Godfather bino bintu byo kuvuga abikora mu buryo bwe kuko niko kazi ke. Wowe warakajwe n'iki ku buryo nyine wakwiyambura career yawe ukaza ugasubizanya n'umuntu mu kibuga cye? Ese Papa, uzi ikintu gikomeye kurusha ibindi byose? ndakumva. Ikibuga cyanjye uri kubyumva? Ndakumva njye. Ni uruganda rw'umuziki nyarwanda. Angiye umuswera atarengere ngo ajye kuvuga ngo abahanzi yongere. Papa ntaribi, nta kibazo, ariko ikibazo gikomeye n'ahantu uregewe nawe uri ushinzwe kwerekana ibibazo biri mu rubyiruko rw'igihugu. Papa, twagutoye ryari? Abagutoye ni bande? Amajwi apostinze he? Habaye iki? Ako kazi niyo mpamvu byumva gutya. Nimba ari naho arinda Muheto Big Brother, ntabwo nigeze menya ako kaji kataranyinjirira. Papa, I understand Big Brother. rero kugira ngo ubyumve neza mbigusobanurire ubyumve fresh, twebwe twubaha abafana bacu cyane bikomere. Kuri internet bino byanyu muvuga ngo muri kuri internet niga, twebwe tuba kuri field bro. Buri munsi I eat money from my friends and bosses. Abo bafana banjye uri kuvuga turanahura mu buzima busanzwe, ashobora no kumenaho inzoga maniga. Njye nta mufana mvuze Big Brother. Oya Leopard reka guciramo Betray reka vuge. Okay, nari mbacecetse undebe ukuntu nkora ibintu byanjye. Yego. Yaje yitwaje kurengera abafana.
Cyuva ndakumva. warengera abafana wagira gute waba ushobora no kuba umufana ugakorera nkahita nkubwira ngo ntago niwemerewe kumfana. Wabyemera le poete wabyemera ko nshobora kukubwira ngo niga uvuga ibintu bibi nta kinyabupfura ugira ntabwo uri kinyatrap wakifana marke ushobora kubinsaba ariko ntibikunde. ntabwo ushobora kugira ngo ungire inama kandi nayishaka. Widumbukiza mu birori Njyewe n'undi wese wari hano yabitubwira umuntu ntuzidumbikize mu birori ukigeze ku rwego rwo kujya widumbukiza mu birori uba umeze nk'umuntu batigeze abaha agaciro mu buzima busanzwe ugatangira kwidumbukiza. Uwo muji yaje yidumbukiza mu birori byacu twatashye papa njyewe n'abafana banje twaje ngo gushyigikira umufana bro. Ushyigikira abafana wafanye ndi kwanza first thing first wazaniye biri muri business zacu. hari ukuntu telefoni yawe irimo irica like sound ntabwo tuyumva neza iguma igenda igaruka like irimo irica ikiganiro ukuntu tu sinzi ukuntu ahantu wayitereka irimo iratuma abantu badakurikirana neza tu. Big Brother Muheto. I know ntabwo waba uri umurapa rero sometime wenda utanasoma Bible. So usoma Bible. Okay. Ngeguhereza amagambo 3 ingero 3. I know kuri bukuremo Christian niki I know kuri bukuremo ibintu ushaka to cyangwa se wenda ariko biravuga nanone ngo biragoye gukangura umuntu wisinzirije kuruta umuntu usinziriye. Ago ngebwira ibi bintu 3. Muri biraranditse ngo hari igihe ujya gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ukirengagiza umugogo uri muri ryawe. Iki ni kimwe gikunda kugaragara ku bantu benshi kuri no mihanda, haba kuri we byakubaho, haba no kuri Godfather byamubaho. Icya kabiri ajya avuga ngo nusanga ingurube mu kiraro ikagusiga amasogoro uzabyihangane wivurugutane nayo, ariko bizatugora gutandukanya ingurube n'umuntu wivandira amasogoro y'ingurube. Cya gatatu Einstein yaravuze ngo mu kinyejana cya nyuma abantu benshi bazaba basonze kumva ubugoryi kuruta kumva ibintu bizima. Egereza ko muri ibyo bintu 3 rwose nshobora kuba ngushubije mu buryo bwanjye, ariko nanone nkongera nkavuga bino biboro Muheto. Uriya abantu benshi bakora amakosa menshi, bakora amakosa. Even Bushido uvuze ngo ari hano kuri TikTok ngo kuri mission, nta muntu uza kuri TikTok uza kuri mission nawe ugahinduka mission, ntago bikunda. So hari amakosa menshi ahakorera tukayirengagiza nk'abafana. Ntago robe no muntu nge navuga ngo ari kuri mission ngo bimeze ngo ari kuri mission, no, kuko none se niba le poet Muniga nta kintu ari kuvuga man, uyu muniga nta kintu. Le poet uretse B le poet uretse gatoya like B wait a minute le poet, you have to choose conversations ugomba ku interacting in na conversation you cannot interact in. Urumva in your conversation ni ya Bitre, one of the best rappers mu gihugu. Njewe ndumva bro. Okay, nta kibazo nanjye nari ngusabye umwanya niba ntarondengere mu mbabarire.
ushobora kwimanura. Okay, no problem. Cap. That's the cap, nigga. Emoji almost. Alright. Urumva? Ako Dumba. Yo. Njye ikintu navuga kuri uriya muniga ni virus man, ni virus muri industry kabisa njye uko mbibona. Yazi ubwenge ahubwo papa. Yazi ubwenge. Man, umuntu ufata tubonye dufite examples z'abantu barenga nka 5 bagiye babura bakabura gutyo bakaba bari muri jail zarabariye n'ibindi man. Kubera umuniga w'umusazi umeze kuri yirirwa avuga bullshit kuri live. Nese ubwo we ko bakwemera utavuga biriya bintu. Bro, Dumba baramwemera usibye no kuri internet yanyu. Dumba baramwemera in real life in their field. No much. Dumba ni real nigga man. Yo. Maniga B. Yo. None byasaba iki kugira ngo we na Godfather mushobore kumvikana muri ku isahani? Uzane dusangire turebe. Uretse urebe ukuntu imbwa itinya shebuja. Ngiye kongera mbigusubiriremo Dumba. Imbwa itinya shebuja. Ndamutumiye ku meza turebe koko abikora. Aze hano. Papa, natabishobora. Jewe anumira baza nambaye costume na ne, apana cravate ne. Boro ya ne. Ndamupropinga mukandi sage. Very polite. Mikala. Ndagwa muje. Ndi kugira ibyemere na anumire cyangwa se yita papa akore erreur imwe. Dumba wamuzanye. Godfather namuhamagaye nawe namuhamagaye niyitaba. Mbabwire Dumba ariko mbabwira afite ubwoba. mbabwira agastori keza koroshye. Uriya muji uri gushaka kwishira mu mateka y'u Rwanda iyi nsatinga muzara papa muzamumbwirire ko nta karere ko mu Rwanda yafitinga hanze y'u Rwanda ntibamwumva kereka ashatse umuvugizi. Noneho gatatu ni real story. Azabanza making ideas, azabanze amenye ko yarenganwe n'imyaka papa. Noneho kuba umunyarwanda bisaba bakabiharanira bakabikorera, nago urubyiruko rw'u Rwanda rumushaka mu bintu byabwo. Nago urubyiruko rw'u Rwanda rumukeneye mu bintu byarwo. Niyo yazana bag y'amafaranga. We good like for real. Namuniga se ni igikimana. Uriya muji tujye kuzana itiku ryo kwerekana yuko uyu yaraburije undi yibeshye ku kintu akagabo karifata kakifiringa man mu gihe abandi batarapuropingamo. Buriya yiyumva ko arenze kubera utari bwaze ngo umwereke ukuntu urenze. Kwemeza yuko ndenze iri joro ntago ari buri kuvuga. Ashaka iri joro navuga ndabimbwa navuga akazi karahagaze. Akazi karahagaze. Bitre ko Godfather akingura live y'amacoin buri saha ko n'ubu ngo bashobora kuba agiye gufungura. Ariko navuga ubugoryi ntago azongera kuvuga ubugoryi mari. Narabanje mu kickinga out of Twitter. Azaza bivuge ko atari ko nabigenje. Ngaho nazi. Ngaho naza kubwira ibintu namukoreye Twitter. Byarangiye bibaye ibanga bishatse kubibanga.
Oh, Reka yari yanjye ariyo wanyise landlord aka the baddest. Uramwana n'iki uramwana n'ikivejuru n'ibindi bindi naragenze ndabona ariko aracyabahimbiraho nimba koko adahimba ari nyawe aporopingemo papa ndahari ashake kunyubikira ndagaruka mana we ntabwo ndi busitepinge G adapfuye. It's about to kill it. ntabwo uri busitepinge B adakoze iki? Father, he a goofiest nigga. He nobody. He's just AI. He's just internet. Uzimu muco wacu twebwe we get out of it. Ariko Bush mwaramutumye araza yaguhaye izihe information yakuye hano? Bush ntago azaseba niyo haba iki niyo wakaranga ibuye rigashya probleme. Ese uko byagenze Bush na Kasuku wabifashe gute? Bush na J Kagurube umuhinzi mworozi arasa nkabyo ntago yavuga ku muziki icyo gihe naba ntawukora ibindi byose ntaribi umva ntaribi ntago bishoboka intera hamwe azazica yakoza pe ariko ku muziki nawe urabizi neza ko n'akana gato muri twese papa kamukaranga kamukubita kuki kamujyana gukorosi kamujyana mu kugira gute. ntabwo waba uje gukorera Godfather ibyo Kasuku yakoreye J ibyo Bush yakoreye J sibyo ushaka gukorera Godfather. Bush yatangiye kumbwira ko ngo bafitanye ikintu baziranyeho igikondo aramubabarira buriya yaramubabariye ariko yanga kwa yaravuze ati nubwo ndi bushari reka mubabwire muri ubu buryo papa furiya nizo mbabazi zonyine muzabona izindi mbabazi zizaba ari kapa amaraso arameneka. kubera nyuma yuko Bush atukanye na J nagiye kubona hari abana biteretse ubukamera barimo baravuga ngo Bush ntabwo azi kurapa bameze nkaho bagize uruvugiro inyuma y'ibyo bintu Bush yakoze akazajya atuka J akamurisha n'iki byose nagiye kubona abandi bantu baza bakavuga ngo Bush ntabwo azi kurapa ngo Bush ntabwo twumva imirongo ye n'iki urumva se ibi bintu ntabwo bishobora iyo uje ukaza mu kibuga cyaba abantu bavuga batagira limite mu byo bavugira kandi mwego uba ugomba gukipinga brand y'umurapa urumva bitakwa affectinga brand yawe ku buryo umuntu aza ejo akagutinyuka kubera yakumvisha uvuga nk'ijambo ribi cyane ahubwo nakora nakosora abantu batazi ibyo ari byo nibyo bavuga ushobora kuba kugasima koko niwumva ibyo bushara avuga ikakugora ukaba wihanganye waba uri umuhanzi ukavuga ko atazi kurapa cyangwa kuririmba ubwo nyine tukazareba ubuhanzi bwaho bushingiye ariko papa ntago wakumva bushara utarakoze ikosi rya Kenya Trap kuko twebwe abafana bacu ni na famiye yacu papa nagari boro yo guteguruza n'ibikorwa oya nabikorwa n'umufana duhurira mu kabari Spartacus zacu akaba agambiriye kugukubita ngo niwipfukisha abwira abafana abwira inshuti zawe ati muri kira gipfuko ninjye wamukubise vide uruvu rugamba tuba turimo ariko papa muravuga guzije unabonga tu
warurimo uravuga ko Godfather yaravuze ngo Godfather yaravuze ngo araza kukurega kwa Mama Fina. Nakundega nukundogesha ngo araza kukurogesha kwa Mama Fina, whatever, like kukurogesha kwa Mama Fina. Ntabwo wabifashe neza. Bigize icyaha ntabwo njya kuregarega. Nese iyo uvuze ngo uraza kumwica, kumvuze ngo ndaza kumukiringa, urumva we atakuregera icyo ngicyo? Ngo kubera uvuze ko ugiye kumwica. Bisobanurire ndi umusibe nta kindi, ndamwica ku buryo kuri izi live atazongera kujyaho. Nibyo washatse kumenyesha? Ntabwo none se we umuntu udahari n'agasura ke kadahari yakubwira gute ngo ubwo se wamwica ute? Ariko byanze bikunze profile ye ndayisibangatanya ndayira. Niko kwica wamenyesheje, uraza gusa. Ntabwo navuze kuroga n'amazina y'abarozi. Yego. Ikindi gikurikiye nta mwanya w'ibyo bintu burya tugira. Ahubwo ikintu tuvaretinga ni ukuntu abafana bacu mani, ababosi bacu papa, ababosi bacu batumye tubayeho. Umuntu yitora akaza aje kubayobya, uza akazi mba narakoze uba urimo uragira gute, urimo urahinyora, ntabwo wamwandagira ku mutwe kihebe. Ako kaji ntabwo kazongera kuvuga Mari. I'm waiting for him. If he's not going to pull up, I'm gonna pull up on his motherfucker. Oya reka uramusanga kuri live ye. Ndamusangayo. Amanura nzamurangira gute. Uri ready kukuzamura no kukumanura no kukujya byose, uri ready kubikora. Wakina n'ikihebe. Ikihebe nibiyebe ndabitinya. Irati njyewe ndi ikihebe. Ikongera kikagusubiramo ati njyewe ndi ikihebe. Wahisha gasura. Warogotwa n'ivata. Papa waba ikintu kidasobanutse. I don't care though. I don't care about a society though. I don't care. Ikintu gikomeye ni message mereza society. Na examples. Mereza society and my little brothers and little sisters. And the son. About bro. Betray. Too much. Yeah. Reka nkubaza akantu gatoya njyewe. Ubu ngubu ugiye uri mu mugambi wo kumukilinga nyine nkuko wari uri kubivuga. Ibyo bintu urabikora bite wa mugani ko bitoroshye wa mugani wa Dumba? Utekereje ko bitoroshye ntago waba unyibuka neza uwo ndiwe cyangwa se ndakuzi Landlord Monster Big Shatter. Urabona gukeka ko rero wakinuwe tingatinga ingana nka Karina. Wabonye nuko umugonga bukamya. Kandi yarari kugenderamo nka Hussein. Ntabwo byoroshye. Gusobanurira neza papa. Ntabwo azongera gukinira ku rubyiruko rw'u Rwanda. Iyo niyo gift mfite namwihera. Naze kubitwijeje kandi ejo bundi dushobora kubona bikoze Betray. Tuzagukora iki nabikora kandi uhari. Tuzabikubaza. Ashaka kujya bikira bwo wenda nsinziriye cyangwa se ngeze gute? Bazavuga nahari. Ariko ntago navuga mari. Mwebwe ubwanyu muzabyisobanurira. Kandi ikindi gikomeye nitabiriye amanama umva, and the biggest ones ntago njya mvugiramo umuntu yari kuvuga. I'm this nigga who know how to play the game. Sinshobora mukubitije amapana yanyubikiriye gutyo gusa. Ibaza akantu kakagurya kajya kuvuga ngo Bush yanyihakanye ngo bari byo kibazo. Ibyo bintu byarakurakaje, biragaragara ko byakurakaje. Yabanje yita inshuti yanjye man. Ibyo bintu
bwabyo ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka, ntibibaho. Umuntu ntabwo uriho uravuze ngo uri inshuti y'umuntu utanariho, uri igipfu cy'igipfayongo, noneho urongeje uhita uvuga ngo uri inshuti y'inshuti. Urashaka kuvuga ko Bush ari igipfayongo nkawe? Nega, yo dambas nega, uri umudage kabisa. Ibaze nawe Dumba, ni nko gushaka kwifata uje ushake ku creating op undi muji. Kandi bro, me I've been him, nabikubwiye mbere yuko nangira. I've been him. Mutumire turebe aza koko. Naze. Mutumire turebe koko kwaza. Azane n'abambari be, naze wenyine kuko ndashaka kurandura. Sinzi ukuntu mwamukuyeyo, ariko Bushari Godfather avuze ko Bushari yabaye inshuti ye, sinabihakana cyane kuba ndabyibuka. Bushari avuga ngo Godfather ngo vuga ngo byukujya tujyane, kuvuga tujyane tunyare. Ndavuga ati abantu banyara hamwe. Bushari afite ubwenge bwo kuba yaragira amatungo harimo na ririya ry'ikigoryi, tungo ry'ikinono. Karakadiga kikurura kuri Bushari man. Oya reka. My friend is a big deal, don't you know that? I know. Karakajika bakari kwikurura ku biggest fish nigga, what's up? Uri kurura ku muntu man, urigura, uri paying, hey. Dumba wanjye. So ntabwo wemera ko Bushari babaye inshuti na Godfather. Umuji mana bari arimo arikundisha kuri Bushari cyane, byahatari. Ni agasuko kunikundisha kuri Yago, ubona abo bantu babinshuti. Why? Reka gutera story. Bushari noneho Godfather aza kwifatanya na Jay baze kubabaga bwese. Ndamuhamagarira Surumu kuko ntago nasubira inyuma mu byo Bush yarangije. Ndamuhamagarira Surumu drip gatonye ikibazo mwarabu wacu. Ariko bro nubwo murashyakoza mana we. Yumva ingoma bita Karma. Karma. Yeah, I had to take care of that. Papa, nimuzakine na rimwe n'aba bahungu, nimuzongere. Kenya Troopers. Eba kuntu turi kwivugira hano rero dufite Dumba, nka Dumba here biggest. Ya nabimubwiye, yamubwiye atari ibintu bizira, yamubwiye ati Dumba nakweretse ukuntu abaraperi batajya babakinisha. Ntago wabibonye ngewe na Fifira yatwifatanyije nk'abaraperi. Harahiye. Wakuzi ko babiri bubikunde? No. Ko babyanze se bikanga bigakundwa. Barabyanze bikangwa bigakundwa. Maniga Betray ni umuntu nubaha cyane banyarwandakazi. Nkuko nababwiye ngiye mfite umwana wanjye managinga Fifiraya, yambere y'imfura umukobwa witwa Fifiraya n'umuraperi, ariko twahize iyi industry nukuyibamo ufite umutima ukomeye. Twahize collabo mu bantu bashobora kuba barusha Fifiraya branding. Nka ewana twagiye kwa ba Juno, twagiye kwa ba Kenisoro, twagiye kuri muntu wese ashobora kuduha collabo. Nanjye Dumba Big Fish mbasaba nshiraho n'amafaranga abahungu bakanga, kugeza ubwo umuhungu witwa Betray yasanze sister we umuraperi agahita avuga ati tugiye gukora ikintu cya danger. Indirimbo Betray collabo yahaye Fifiraya yavuyemo views menshi, yakunzwe Kigali yose, ngira ngo murayizi. Urumva indirimbo ya Fifiraya na Betray, n'indirimbo ya Fifiraya ubu ngubu ifite miliyoni ngira ngo zirenga ubu ngubu ni 1.1. umwaka ntabwo urakwira, umwaka ntabwo uragera. And I thank you for that. Bro,
in this bit n'ukuntu bigora umutwaro ukuyeho kuri ubu boss wa Daje utagikorera ku bwoba Dumba ariko mukundira you never knew this ntabwo ujya ukorera ku bwoba maybe you can think twice it's okay but bro ntabwo fuck with fear No, I don't kintu ntinya njyewe ibyo bibona mu maso yanjye yo through Fifi my little sister the Chinya trap power I can big do that time. my throat bro I can do that 4 times urakumbwira ibigambo byinshi cyane niga nagazongera kuvuga ku muziki mari never ever nangaha ntago yapropingamo niyo yakohereza akantu kahita kijyana nk'ukuntu karakijyanye ntago didn't you see that Dialect. man uramuci ni umuci nzi neza bro I'm about to put up in Canada don't you know that ahubwo uriya muji ni umuji wa fake here not no fake IDs fake names fake even to the internet fake face fake profile what the fuck is that bananiwe no kwambara agakositimu wishura usura wambare basi ski mask Amafaranga arahari yo kuyigura. Ski mask irahenda bi. ariko sometimes ajya yambara akaza kuri tele Dumba no Godfather hari ikintu ajya yambara sometimes akakishiraho gutya akaza kuri nuza tutamubona ariko acyacyambaye Ni ikintu. nakubeshye ku mana yanjye yo mu ijuru n'ikiganza cye bari abakobwa bavugana nawe bakibonye uwo munsi nyine amagaragambye niga najya yoga mani oya ariko ndetse ibyo ngibyo bizi gute ya ndwara y'abanedi mani kandi twe turi rwabishingwe papa amahoro y'ubugodi byatariye igihe yo kuvuga urumva ngo ageze live ageze live ujuzamwe n'iki icyo wasohoye kampani bwoko ki uruzina rwo muri movie ngo Goofy Father nigga you a goofy like for real you can't have a family you can't have friends you can't you're just lying on internet kandi twe nakubwiye ngo mu muco wacu nsohoka hano muri kamera uri kumbona nkagusanga ahantu uri I fuck you up Ese Betray. Iriya ufite indirimbo yitwa Goofy Father I think yo muri 2021. neza cyane Iriya ni yiwe. Paras yayo Dusubire inyuma tuyumve. kujya neza mbere yo kuyumva abantu bajya kuyumvira kuri YouTube channel yanjye n'izindi platform Yeah. Tom Close ndamubwira Tom Close urazaduteye Iba instrumental n'indirimbo bita niba arya ni beza si beza si beza for ibintu si beza byasobanuraga ba industry yabayemo uburyarya kuva kera ubuhagarariye niyo ngo nge turahitwa ngo Goofy Father uri kubyumva yeah. koko si beza ubabona bagusanga kuko uguwe neza cyane ibibazo byaza bakigira hanze aribo babiteye none ibibazo umuji ararengera akazana ikindi kintu gikomeye cyo guteza ikibazo ariko Dumba kara ibintu ndi kumva Betray ari kuvuga njyewe ndamushyigikiye n'ama interview yagiye akora ahandi hantu hose ndamushyigikiye 100% kuko sinzi n'umuntu utamushyigikiye ukuntu kereka adakunda music
we umushyigikiye mu buhe buryo we vuga yo take in 1 minute ni umushyigikiye gute mu munota umwe? Impamvu uriya Munigamani ni umuntu abantu banarije neza baretse kugendera muri bimwe by'ibigare bya TikTok. Umuniga yaraje aburisha umuntu wa mbere w'umustar abantu bakundaga wakoraga ibintu byiza arabura, uwa kabiri uwa gatatu aragenda abura gute ninde yabuze byagenze gute? abatahanze wowe dumba nuko utabona ama evidence y'abaniga bari gukora wenda tuvuge biriya bintu bya yamano nubwo atari byiza. Ari ama evidence wakemera ko aca kuri platform yawe kugira ngo agere ku banyarwanda bose? Wowe urambaza? Yego. Uravuze ngo niba numvishe neza ufite kataloge y'imiziki myinshi ntabwo ukeneye kongeraho iyindi, kuva n'uyu munsi ushobora guhitamo kuza ku mbuga ugatana na Godfather gusa ukakiha nk'akazi. Amara gupfa ngahita njya gukora umuziki wanjye n'ubundi nk'Imana y'Imana. 3 albums twazumva umwaka arazifite zirenze. Latest song muzongera gushima indi ndirimbo umwaka ura. Bow. Ndagutinye. Oya Dumba uri ishumi yanjye byihorere ntago wagakwiye kuninya kandi ubizi neza bro, kandi real life and real talk in personal you already know what's up. Uri ready yo gusacrificinga umuziki ukavuga ati ngiye kurwana. Universe ubwayo nayiciriye akarongo umunsi mba married. None ibaza ko kana kakabwa kakana kisi. None yaba umwana w'Imana. Nta muntu Imana yohereje muri ya kwisi. Real talk. Uzi ikintu bagiye kuvuga bi? Uzi ikintu bagiye kuvuga? Bagiye kuvuga ko amagambo yose wavuze hano ngo wayavugishijwe urumogi. Wagira urakiritse naruretse kera na rumwe nyiri umunyeshuri shakera sha. Urumogi rukoze iki? Yaciritse n'ibiki ntabwo rugura nk'amahenesi. Urumogi rurakiriritse. I can't smoke with this bro. Ntabwo ushobora gusmokinga n'izo boro? This is permanent. No fucking way. Bro, I woke up like this. I sleep like this. I kiss my wife like this. Wait there. Muniga ni umusitari man, Muniga ni umuropa man, kuki ntabwo nashobora kubaho mu Rwanda uwo muntu agira. Muniga B. Shout out. Yanjye nanone. Never ever. Ariko mama w'abana ameze neza. Yanga intambara, yanga ingetura. Mama w'abana yanga intambara. Mama w'abana yatumye abasikera bangirira ishyari. Kubera guma kubwira ati ceceka. Yo kumubona ngo jewe ndi kumwe nawe kandi koko biteye ubwo. Umba biteye ubwoba da. Umunsi umwe reka gutera agastori keza abana.
Yeah. Fada yigeze kwiyongoza. Sibyo bro. Nashyuha mu bintu bya hatari. Ibariza umukuza wanjye udakora umuziki ndamubaza ariko manu ujya wumva bino biboro. Ase bo wumvamo iki? Narayizinga nk'umunani ubwo bro nta nubwo tugomba gupfa isahani nimba icyo kintu cyaraje kutuvumba kuri entertainment yacu twubatse ako Dumba nararenga aho ngaho urabyibuka yuko ibi bintu ukuntu bisa ari Kinya Trap yabigize gutya Dumba abantu bose bro basutse nkatwe man abantu bose they look like us bro n'umusitari wa mbere na Bruce Melody G afite lax twasanze atagira mubwiza ukuri kw'Imana nawe yadutiye slang igihe kinini cyane tira umwana amagambo uririmba narebe yakoresha ndazana ndi nimuzongere kudufasha kuko tubana n'imiryango yacu twanasezeranye nayo nimuzongere gukora ikosa ngo mubabana mu mitwe Dumba ujye ubaburira urabizi ko ndi anko w'abana bawe kugira ngo ubyemere bro I worked for it I futured their auntie uratekereza yuko papa wowe ukujije kuriya man isi yose bigukundira bro habaho ikintu tutazi naho kiva na prof nuwo kiriza nuwo gisehera mana kikavuga koko gutya ntabwo kizongera uri anko w'abana banje bro naranabikorero I'm really proud of me bro yeah Jesus thank you so much real talk bro nta kintu nigeze ngushakaho nta n'ikintu ndagushakaho mu buzima bwanjye Nah. I'm still thankful, very grateful, for sure. Bro. We were nice kids. Cyane. So, nigga B, ariko nta kintu Godfather yakora mu kumvikana mugagenda kuri ntuza nziza nibibe mama nta kintu mwakwicara hasi mukavuga ati ukamubwira ati iki mugahita mwumvikana amakimbirana akavaho cyangwa ugiye gukora iyindi ndirimbo ya gatatu kugira ngo nkwemeze neza kara karirimbo yagarutsemo kanjye kaheruka n'aka intro k'isama yagarutsemo ndi kumwibutsa ko niba ari TikTok sinzi ni Twitter I'ma shoot you down past it how's the point naramubwiye niga warahunze wavuye Twitter utaje itikurikuriye TikTok I will find you there find you there yeah kandi papa azaba kuri namwirukanye Twitter tuvugishije ukuri ko azabihakana ntabwo yabihakana niyo yararage si Elon Musk wamuraburije bro yabuze clientele yabuze abantu yaketse ko hano ariho yakorera amafuti but this is my house too you should know that this is my compound I have a house in this compound. You will never survive in this compound. Even if you can have a house in yours, you will never talk shit. Not
nari mwereka nk'ubise byumba wanjye papa with this discipline. I'm losing your sound. I'm losing your sound. Yo, excuse me, sir. Excuse me. Wambaye mekuteri hari ikintu wambaye headphones no? I'm loud. Nabirenze phone nakimennye cyangwa akimana. Ari ukuntu ari kigenda picking up sound gahoro ikongera ikavuga neza bari yo muratangira ivuga nabi ariko gutyo uri kunyumva ari wenda ndakumva gakeya yego ndakubwo ngo papa fanbase yanjye fanbase yanjye yanyaye n'aba patriots bose mereye ku nzego zose zishinzwe umutekano w'igihugu bose ko nawe ari kwavuga Godfather ko avuga ko nawe afite aba patriots ko avuga inzego baraganira n'iki nakubwiye nzanira iyo ngetura igivuga inavuga izina ku izina ivuga igere ni bro mana we avuge izina ku izina abewe murebe koko arabeshya nimba ari umuntu wa mbere mu buzima wabaskeminze nawo mudage bro mudage bya nyuma umuntu afekinga ibintu bye byose yagera no kuri profile agafakinga nigga we don't watch movies we play movies I'ma play you a movie for you on your head bow beta nyene headshot ureka mubwire nta n'igihe dufite nshakira uwo mudage na nongera umugerageze nongere muhamagare bro try that nigga damn nago yaza ku meza ndiho ni imbeba wabonye ko abantu bicara ku meza imbeba ziri kuvumba ibitakaye hasi ni gutyo bizahora iteka ryose kandi nge nzapropingamo ku meza ye nk'umuntu uje gushyingura uje ku kiriyo natinya konje nongere muhamagare agitinya konje kumushyingura ariko ikigaragara Godfather yatinye kuko nta kuntu yaba atamenye ko iyi live iri kuba 2 hours zigiye kugera turi kuri live yabuze yiyita king wa TikTok ibyo bintu murabona ko atari byo aho kugira ngo abe king wa TikTok mu Rwanda yaba umukomediye tukabyemera ko bitre ko bimubabaza cyane ngo ahantu Godfather yakoze Betray nawe simazi nshobora kwicara ku meza oya irarira hasi itakaye irabigogera ibitegereze mpaka ni gutyo bizahora ariko Betray ibintu byose ukoze nta kibazo ndakumva numva aho uturuka ariko hari ikosa rimwe ukoze ikosa nuko uzibiye inzira Bushido kubera Bushido yazaga kwa Godfather bakamuha amacoin ubazagaruka gute kubyangije Godfather je indi kuri live na Betray arimo arakatira Godfather nawe aragukatiye byatari agatiye gute kandi Betray mwemera mwana uramwemera ariko aragukatiye kubera ibintu wakoreye Bushari ya Bushari no muvandimwe Bushari tunafitanye kona bomani nuko tutari vayo live gakeya uvugane na ibyo bimubwiye ndi kuri live waje no abantu bambwiye abantu baramwe mu bicendo barambaga na muteze ntago bibaho oya vayo yifunguze hano yifunguze hano
imana yiga coin ho gatoya ariko ndahagera coin baraza kuziguhana hano baraza kuzikanda wowe ngwino nta kibazo rwose nabo ni Bitre afite uburakare Bitre ararakaye Godfather nawe yahunze nashaka no kuhegera arimo aravuga amagambo aruta n'ayabushari vayo wapfuye Jena waratinye abanyiga batinye basunye uno munsi murabafite narababwiye ntibakine n'abaraperi ushobora gukina na Debeni ushobora gukina na Bruce Melody ushobora gukina n'abandi abaraperi ariko hari ahantu hari akarongo ntarengwa Bossman, hari akarongo ntarengwa mu buzima bwanjye kandi nabwo ashobora kwinjirira gatoya nk'umuntu nka dufate nka Christopher dufitanye umushinga kuko amavuga ariko iyi mbwimoka hagati yanjye n'umuji Dumba ubuzima bwacu wibuke neza ko ubu ari ubuzima bwacu. I've been eating, I've been living through this. Aya meza bro, imbeba zijya gutegereza turi butakare nago zizamuka zivugana n'abandi bantu. Nimba tifiringa nk'imbeba yombwa izamuke turebe. Nukuvuga ko ntabwo ushobora kwemera ikintu kikugaburira kugira ngo gipfe gutyo. Yuko uyu muziki tuwuza mu mana wabasamo bashiki bacu babagamo ntabwo wari umuziki w'isi mana si ubibona barawufashe bawugira umuziki nyarwanda ariko mubi ntabwo bawugize umuziki nyarwanda gusa mubi ariko bari ubusura muji abayumva arimo arashyigikira koko abayumva abantu barimo baramuvugiriza induru barimo bari kumushyigikira bamuse impamvu utazamubona isura ye bamuseti ikintu bazatuma baba bagome baba bagambanye baba igiki kikishyira imbere nyine ngo gikora ko kazi kirahakwiye niga namagaru ari muradandaza naye hano nta n'umugabo wagukunda nawe ko kapuse nega kakagori yafunguye ngo imiryango ya live yiwe yafunka turebe yafunguye tugerereyo tugendeyo papa tugende tugeyo tujye dukubita umuntu mwakuwa mu gitondo bro ujye muri comment wandika ati nzamura for sure nkanda Bitre follow me please I'm a big fan of you. twagiye